Kera musaza wanjye bajyaga batubwira ngo turyame kandi ntabwo nakuze nkunda kuryama narabyangaga pe noneho ari ukuntu kugira ngo ubyuke ugaragara nk'umuntu ubyutse ufite amaso atukuye byose twe dufite ahantu twacukuye muri chambre ibintu mama shasayo twe twaracukuye nyine tukajya dukuramo udutaka no twaryama iminota nk'ibiri musaza agatanga ati kanura vuba ushyiramo twa dutaka tubyuke tugashyiramo udutaka amaso agatukura none tugasohoka ngo turabyutse. Turabashimira cyane mwe mukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Iyi ni Jo Gospel Talent Show nkuko twakomeje kubabwira yuko ari gahunda yo kumurika impano z'abana b'Abanyarwanda bakora ibihangano byeguriwe Imana cyangwa se gospel show. So uyu munsi nkuko mutubona turi kumwe n'abakobwa babiri beza cyane, uhereye ku myambarire ukamanuka ku misokoreze urabona ko ari beza. Ahangaha dufite bande, reka mpere ibumoso bwanjye. Ndabasuje mwese, nitwa Belyse, ndi umunyarwandakazi nkaba n'umuririmbyi. Belyse umunyarwandakazi akaba n'umuririmbyi. Reka tujye iburyo bwanjye. Hano dufite nde? Nitwa Diane, ndi umuririmbyi w'umunyarwandakazi. Diane ati ndi umuririmbyi w'umunyarwandakazi. Nkuko mubibona baraberewe cyane kandi baje muri Jo Gospel uyu munsi. Reka ntangirire kuri Diane. Ese Diane witwa Diane, ese wavukiye ahagana he? Murakoze, navukiye muri Kigali, muri Gasabo. Yego. Kuvukira muri Kigali biba bimeze gute? Actually abari sawa kubera yuko uhura n'ibintu byinshi, yaba ubuzima ubwo mu mujyi n'ubwo mu cyaro ububuzi kuko no hanze ugerayo ukajya nyine mu ntara. Yego. Belyse wavukiye ahagana he? Navukiye muri Nyarugenge. Nawe ni muri Kigali? Muri Kigali. Byari bimeze bite muri Kigali? Ubuzima bwo gukurira muri Kigali ni bwiza cyane ko tuhura n'ibintu bigiye bitandukanye nk'uko mugenzi wanjye yabivuze. Rero navuga ko ari byiza muri make. Yes. Hano dufite abakobwa beza cyane bose bavuye i Kigali, no kuvuga ngo ni abanyakigali. Hari imvugo ikunda kuvuga ngo abanyakigali ni danger. Mwebwe mubyumva mute? Abanyakigali ni danger sindabasha gusobanukirwa uriya muhanzi impamvu yabivuze ngo ni danger. Burya ntitwazamubaza tukabanza kumenya ni danger icyo yavugaga, ariko ni byiza kuba muri Kigali. Ariko nkuko nabivuze ndi umunyarwandakazi. Rero ntago ari kuvuga ngo abanyakigali gusa, ahubwo u Rwanda rwose ni rwiza. Yego. Mwese mwaje muri Jo Gospel Talent Show. Ese ni gute mwamenye aya makuru? Njye mbimenya nabibwiwe na musaza wanjye. Arambwira ari ibintu ntabwo nari mbizi, rebonye hari kuri ntuza website zanyu. Arambwira mbaze Jerome amakuru, nyine nawe nta makuru menshi yari afite. Ndamubaza nyine arambwira, arabinsobanurira, arambwira waza nanjye ndaza. Urakoze uvuge ko wabibwiwe na musaza. Musaza nawe ni umuririmbyi nkawe? Reka aririmbye wakwiruka. Aririmba nk'ibati? Ibakiririmba neza. Ibakiririmba neza. Mukimara kumenya ayo makuru muza gukorana twese, Belyse mwabyakiye mute? Nabyakiriye neza. Nanjye nabibwiwe na mugenzi wanjye, arambwira ngo ari amarushanwa cyangwa se show. Bituma numva ndavuga wow, ni ibintu byiza, turaza turakorana nk'uko tumaze gukorana. Kandi ni ibintu byiza gukorera Imana. Ni n'ibintu byiza iyo witabiriye ibintu nk'ibi, bituma urushaho kugira experience mu rugendo urimo. Ese
reka duhere noneho mutubwire mu rugendo rwanyu rwa muzika mwahuye ryari, musanzwe muziranye, muravukana, murakundana, bimeze bite? Mutubwire mwahuye gute kugira ngo muhitemo kuzajya mukorana indirimbo? Belyse twahuriye i Nyamirambo, twese dutuye i Nyamirambo nyine. Noneho twararirimbaga muri church imwe y'i Nyamirambo yitwaga Giovanni's Church. Yaririmbaga yasengeraga munsi yo kwa Gisimba. Noneho tukajya turirimbana, nyuma nyine ubushuti burakomeza. Naho nyuma yaje kugera ajya kwiga India, tukomeza kujya tuvugana, akambwira hari indirimbo zigezweho hano, tuzirimba gutyo, nyine akanyohereza VN nkazumva, nkambwira natwe ari gutwika nyine dukomeza gutyo. Yesu tuba inshuti, agira n'aho agaruka, dukomeza kuririmbana gutyo nyine n'ahantu henshi hatandukanye gutyo. Belyse, bwa mbere muhura utangira gukorana na Diane hari mu muhe mwaka? Nimba ntibeshye ni muri 2010. 2010? Asize imyaka 10 yose. Yego. Kuko happy birthday kuri mwebwe. All right, it's not the same date, ariko that was in 2010. Kuko nibwo natangiye kwinjira mu bintu byo kuririmba mu ma worship team, kandi nawe yari twararimbanaga nyine muri worship. Rero nibwo twamenyanye, tutangira kujya dukorana nk'abaririmbyi. Indirimbo mwahereyeho bwa mbere icyo gihe muri 2010 mwaba muyibuka? Oya, ntago twakoreraga indirimbo zacu ku giti cyacu. Ni ukuvuga ngo kenshi dukora ama covers, and covers ni indirimbo zakozwe twe tukazisubiramo. So twarimbaga indirimbo zo mu rusengero dukoras, ariko ntago yari indirimbo yacu. Agakoras mwakunze cyane kuririmba icyo gihe mutarajya ku ishuri ngo mwajye India undi asigare nakahe? Twakunze zitandukanye. Belyse ariza akunda nako. Belyse akunda ngo namanagara iyo nkubonye, nayirimbe ni uyikunda. Ngiye nkunda iyo ndirimbo nyine, namanagara iyo nkubonye sanga urengeye ko bambwiye. Urabasha? Diane, ukundiye? Ngewe byangora, ariko ari indirimbo mfata nk'ibihe byose. Indirimbo nkunda yo mu gitabo yitwa Murinzi wemenyeshe igihe iwacu se ni muhero, ati ijoro ryijimye cyane buracyaha nyuma. Mwabumvishe rwose abakobwa dufite hano ku majwi yabo na kamera bamani wanjye, ndabona rwose ko murenze. Reka duhere noneho, ni gute mwamenye ko mufite impano yo kuririmba mu bwana bwanyu? Reka mpere kuri Belyse. Ngewe mu bwana bwanjye nakundaga kuririmba, ariko haririmbira nyine nyuma ya kamera n'inyuma y'ibintu byose. Naririmbaga ndi mu cyumba nifungiranye. Icyo gihe ufite nk'imyaka ingahe? Nari muto, ndumva nari mfite nk'imyaka 10. Nari muto rero. Nkajya ndirimba biri aho mu cyumba, ariko najya ahantu bari kuririmba nkumva ndi interested, nkavuga wow, biriya bintu ni byiza, ariko nkakunda baririmba ngewe, nkavuga bararirimba neza. Rero nza kuvuga ni ubwo mbikunda kandi ndi mu itorero, wagira umurimo nkora. Mu murimo nahisemo gukora nisanga ndi muri worship team. Bituma rero nguma kugenda n'improvinga, ari mu ijwi, ari muri sound and everything, nyine bituma ngenda n'improvinga kugeza ubu. Hari umuntu mu muryango wawe waravanye impano yawe? Belyse yatubwiye ko musaza yirimba nk'ibati.
njyewe nta muntu muri famiye nzi uririmba ariko arimo mfitemo umu oncle uririmba ko bigusekeje nibutse indirimbo yarayifite mfite umu oncle bita Clement araririmba ariko na mama ajya aririmba hari ukuntu ajya aririmba nkumva afite ijwi ryiza na musaza wanjye bakunda kuririmba ariko impamvu byanabihakanye ni uko Blaise akunda kubyina ariko aranaririmba yajyaga aririmba nyine turi kumwe kuko nk'iyo nakoze ikintu ndakimwoherereza akankosora akambwira ibi bintu birabishye cyangwa biraryoshye ubutaha muzaza ni muririmbe nabyina ntago ari mu Rwanda sorry ubwo turamuhombye turamusoje Blaise na mama abantu bose ndabasuje muri famiye Diane weho impano yawe usibye musaza we nta wundi muntu wo mu muryango ufite uririmba nawe mama niwe ujya ubyuka aririmba udukorasi ariko nawe rwose mba numva ariko wenda ashobora kuba ari ugusaza ariko wenda ashobora kuba abizi nyine agerageza ariko nta wundi wo mu muryango nzi mwatubwiye ko mwese mwakuriye muri Kigali kandi muri Kigali usibye n'ababyeyi n'urubyiruko baravuga ati gukwira muri Kigali birakomeye cyane kandi noneho nshaka kubaza mu mikurire yanyu ese mwakuze mu muryango musenga cyangwa se mwaje gukizwa nyuma njye navukiye mu muryango ukijijwe barasengaga natwe twarasengaga navutse aho menyeye ubwenge mvuka simbiza ko menyeye ubwenge twarasengaga uko mu gitondo barakubwira ati sazageze byo gusenga nyine biri mwe bya Sunday school ugasanga nibo batubyusa tukagenda urumva rero ko basengaga kuva mu bwana bwanyu mukwira mu muryango usenga ariko mugakwira mwese mwambwe ngo mwahuriye ngo Inyamirambo tuzi uko ari mu Baryogo ibyo bintu byari bimeze gute kuki noneho ese gucika birangaza bihaba byaraboroheye ngira ngo biterwa n'imikurire y'umwana nk'uko twabikubwiye twavukiye mu muryango basenga iyo wavukiye mu muryango udasenga wisanga wagiye muri ibyo ariko iyo wavutse usenga uba uzi ngo uyu munsi ni uw'Imana uretse ko iminsi yose ari iyayo ariko ukavuga ngo ku cyumweru barakubyukije jya gusenga rero iyo wavutse ubona umuryango urimo ari ukumeze nawe niyo reka mbaze Diane ndabona yambaye rwose nk'umuntu uva mu Nyamirambo muramubona ku turinete hafi aho dushenete izo rinete niye marika nabyo nzi tubwire ibyo bigerageza bicitse gute ubundi nkeka ko nk'uko Belyse yarabivuze biterwa n'imikurire y'umwana kuko burya ikirangaza ahantu hose cyagusanga waba uri i Remera waba uri i Gikondo waba uri no mu ntara hose cyagusanga ahubwo biterwa no ese iwanyu wakuze gute bakwigishije gute wese wakuze utinya ibyo bintu nyine tuvuga ko bitemewe iyo rero wakuze ubitinya I swear to God niyo wahura na shitani y'umukara imeze gute ntago washobora n'iki kintu watinyaga cyane uvuga uti iki nticyemewe kuzerera nyiri umwana iyo wazeraga byagenda gute inkoni nyine hafa naryaga inkoni ariko njye sinakuze nzerera kire kuri ane bazerera ariko njye ntago nigeze nzerera abatamubona nuriya nyine bihangane bimagine ariko ntago nakuze nzerera ahubwo wenda suba ikintu kindi natinyaga n'iki ariko ni ukuzerera ko kuzerera nyine tuvuga ugiye kubikirara ibintu nk'ibyo nyine reka noneho tugaruke muri kariyeri y'umuziki 2010 murahuye mujya muri worship team mwumva mwafatanya ese itsinda ryanyu ntazi namwaje kuryita cyangwa se muracyaha oya ntazina ntaryo hako n'ubu mwaryita tukakoya mukaryita nk'abakobwa ba Yesu kubera n'ubundi amazina yacu twitwa Diane na Belyse nyine nta yandi nyine nayo nitugera irindi zina tuzababwira ariko ntaryo muzatubwira biragoye gutandukana n'umuntu
mwakoranaga wigeze umbwira uti hari igihe Belyse yagize aryajya kwiga mu Buhinde ese wasigaye ute ntabwo wacitse intege kuvuga uti ntabwo nzakomeza iyi kariyeri yo gukomeza kuririmba icyangwa oya ntabwo nacitse nababwiye iyo yabaga ariyo urumva iyo ugize imana mugenzi wawe akajya ahandi amenya ngo hanze bigenda gutya nawe akabizana kuko nawe hari ibindi yazanye yarampamagara akambwira urana nyine iterambere ryaraje twavugana kuri WhatsApp akambwira ati hano hagezwe indirimbo imeze gutya cyangwa se akambwira ati ya ndirimbo twaririmbaga hano tuyiririmba gutya nyine urumva ni experience imamusharingana urumva rero ibyo n'ubundi bumenyi bwiyongera kubwo mwari mufite ibintu bikagenda neza ni ndirimbo yakubwira ati hano tuyiririmba gutya kandi twaririmbaga aho ngaho ya ndirimbo okay ni nyinshi hari indirimbo yigeze kumbwira ngo mu Rwanda igezweho the song Jehovah is your name ndambwira indirimbo igezweho twebwe iwacu hariya nyine indi twari twarayitaye twari tugeze ku zindi so bigatuma mwa-updating ahambwira hari song igezweho bayiririmba gutya bagira gutya hari n'izo mu Kinyarwanda ntabwo nahita nyibuka ariko nazo nyine namubwiraga zirimbwa gutya mu Kizimbabwe mu Gihinde baziririmba gutya noneho twagera nko mu Rwanda okay nkiriya wahambana ati naramubwiraga mujye muyimba mu Kinyarwanda mu Cyongereza mu Gihinde mu Kizimbabwe byose nyine tugize amahirwe umuntu uzi Igihinde ari amajwi abindi hari ukuntu nanjye nakundaga kera turirimbire ako karirimbo mu Gihinde mu Gihinde wahambana ati otamaneno na bureka nagariyo Banzereze Diane kaze mbarimbira Igihinde waje kukimenya oya kereka ndirimbye bimwe byamushojwe nk'ibyo okay mujye ukibitekerezaho nta kibazo Diane ese wayibutse okay iravuga mentera Saturn siyamonga okay reka ngaruke kuri Diane ese mu buzima bwawe muri kaminuza wagerageje nibura kuzajya uperforminga wenyine aho wigaga cyangwa se waravuze tereka ntegereze mugenzi wanjye azaze niho nzasubira guperforminga muri kaminuza naririmbaga muri Ehud Ministry icyo gihe yari taraba ministry kiri worship rero si guperforminga subwo njye nkireka wenda naridinze nk'indirimbo ako ntago byari cyane ariko ubwo niho naririmbaga ntago nigeze performinga njye nyine ngo njye kuri stage hoya narimwe naramutegereje reka Diane tumaze ku buzima bwawe bwo mu Buhinde ugivuye mu Rwanda ugeze mu Buhinde mu gihugu kitari ikiwanyu wabyitwaye munti nabyitwayemo neza nagiye kwiga ibintu by'ikoranabuhanga ngezeyo abantu benshi bazi ko ni nako bizwi ko mu Buhinde biragoye gusenga biragoye gukora umurimo w'Imana uriyo rero nagize amahirwe nabaga muri Gujarat state and that was a state iri somehow different wenda n'izindi states zo muri India nkasanga mu kigo hari worship team hari uburyo bwo gusenga buhari so bimbera byiza kuko nari ngiye na expecting ko that is a country abantu benshi bazi ngo ntisenga ifite ibigirwamana byinshi ngize amahirwe rero nge nsanga hariyo worship team hariyo torero ushobora gusengeramo nza no kubatizwa mu kwa mbere 2018 mbatirizwa mu Buhinde rero nagiriye experience nziza nta kazina k'Igihinde bahise bakwita oya banyisindi izina risanzwe Joy nibyo pastor yambatije Sapuna so you need Joy Belyse oya Sapuna ntago rivuga neza mu Gihinde so no ntago mbibabwira ariko ntago ndyemeye uvuze ngo sapuna abantu mudukurikiye muzatwereze muri comment sapuna ni iki bisobanuye iki ubatijwe mu kwa mbere mu gihugu cy'Ubuhinde gifite imana nyinshi nibiki byakurugoye mu rugendo rwawe rwa Gikristo urahunga muri kaminuza ikintu cya mbere cyangoye bajyaga bagira ukuntu babasona bakajya hari imana yabo
ishinzwe gukiza abarwayi. Yes. Yari inka yari iki? No, yari no papa bita Saibaba. Saibaba. Oya nyine twakundaga kumubona kwa muganga. Rero byarangoraga cyane bikanantusha nkavuga kubera iki hari iyo umuntu urwaye nibyo ariko kuki agiye kubwira uriya muntu utari bumwumve, kuki agiye kwambaza iriya mana yindi itari bumwumve. Byarangoraga rero nicyo kintu cyangoraga inanga yabo yo kujya kubwira Saibaba cyangwa se hari nk'indi mana nshya yavutse bari gushengerera byabo. Ni imana zaravukaga buri munsi aho nga. Well, ntabwo ndibivugeho cyane ariko bagira imana nyinshi kwa. Tuzagushaka kuduha ikiganiro kirambuye tubwira uko imana byagendaga. Reka noneho tujye mu muziki. Weho wigeze uperforminga wenyine hara mu Buhinde? Okay, naraperforminze muri nagari competition. Yes. Zitwaga Doom, zaberaga muri Paris University. Bituma nyine ngira experience yo kumenya ngo iyo umuntu agiye kuri stage bigenda gutya. So naraperforminze a part ya worship team, nagize n'indi performance ku ruhande. Okay. What? Yes. Kakanu zagakure. Okay. Noneho reka tubabaze nuhe muhanzi mufatira icyitegererezo nkawe nkamwe nako? Umuhanzi ni itsinda ni Hillsong. Numva muzakura mukaririmba nk'abara. Okay, njyaga mvuga tweze kujyana mu gitaramo cya Hillsong na mugezi wanjye. Cyabereye mu Rwanda. Cyakindi cyabereye muri arena. Yes. Tuhava tuvuga ngo waza shaka connection tukagira Hillsong nkuko bagira Hillsong wenda United Hillsong iri muri UK, tukagira na Hillsong Rwanda. Okay. Yeah. Iyo inspiration nziza urumva muzabigeraho Diane? Hamwe n'Imana nta kidashoboka. Hamwe n'Imana nta kidashoboka. Twegera ku musozo muri Jo Gospel Talent Show mwaje kuririmba iyihe ndirimbo yuhe muhanzi mwatubwiye ko mukunda gukora amakavazi? Twaririmbiye Beautiful Name yabo. Ya Hillsong? Yego. Niyo twakoze. Iyo mwakoze. Mwaturimbira gakorasi gato? Okay. What a wonderful name it is. Oya, mugakora. Kuko dukoze wonderful. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. Ndikubyira. Kubera. Okay, gakati twagiye. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Wow, zuko mwanjana mu mwuka nanjye nkajya mwihagurira mu Hillsong. Okay. Ni indirimbo nziza cyane, abadukurikiye mwese muri kumva ko abakobwa ni beza n'amajwi yabo ni meza cyane. Niki mbere yuko tugana ku musozo tukabaza twatubazo dutoya cyane dukunda kubaza abantu bose badusuye. Niki mwumva nuhe murongo mukunda cyane muri Bibiliya? Njyewe nkunda Proverbs 3:21. Yes. Uvuga ngo mwana wanjye komeza ubwenge nyakuri no kwitonda ntibive imbere y'amaso yawe. Diane. Umurongo nende gutekereza ahantu wanditse ariko ndababwira ukuntu uvuga. Tubwira uko uvuga ntacyo basa. Uravuga ngo nabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye utabasha kumenya. 33:3. Murakoze. Nari muzi nuko mwibagiwe. Okay. Mufite imirongo myiza cyane kandi mwese mukunda. Belyse, iyo wambaye neza wambaye ute? Mba nambaye uko. Nizere ko cameraman amufashe kuva hasi. Iyo nambaye. Okay, iyo nambaye neza
mba nambaye nikwije, niyo mpamvu mvuze mba nambaye uko. Urabona nk'ubu guhera hasi kugera hejuru ndumva nikwije. Ukunda kwambara amapantaro cyangwa amakanzu? Nta makanzu igira pe, nambara amapantaro. Okay. Diane, wowe wambaye gute wambaye neza? Nanjye nkunda kwikwiza, iyo nambaye neza nyine mba nambaye ikintu kinkwiye nyine nambaye ubusa n'inkweto ndende ndayikunda. N'inkweto ndende? Kuko ntabwo mfite uburebure buhagije. Okay. Usibye kuririmba n'iki kindi ukora kikagushimisha? Nkunda kubyina. Kunda kubyina? Yes, nyine mbyina ubona mu rusengero igisirimba ndagikunda buriya. Belyse ni iki ukunda? Apart yo kuririmba nkunda iki nkunda okay still nkunda kuririmba ubwo mbuze ikindi kintu gikurikira kuririmba. Urakibuze? Ni ukuririmba kugeza ku mwanya wa 5 kugeza ku mwanya w'ijana. Okay. Yeah. Nakaye gakoryo wibuka mu bwana wakoze na n'ubu ujya wibuka ugaseka? Okay. Kera na n'ubu arasetsa. Okay, kera musaza wanjye bajyaga tubwira ngo turyame kandi ntabwo nakuze nkunda kuryama, narabyangaga pe. Noneho ari ukuntu kugira ngo ubyuke ugaragara nk'umuntu ubyutse ufite amaso atukuye byose, twe dufite ahantu twacukuye muri chambre. Ibintu mama ntasabiwe. Twe twaracukuye nyine tukajya dukuramo udutaka. Niho twaryama iminota nk'ibiri, musaza agatanga ati kanura vuba vuba mushyiremo twa dutaka tubyuke. Tugashyiramo udutaka amaso agatukura noneho tugasohoka ngo turabyutse. Na n'ubu ntabwo baramenya nyine ntabwo twagatubyutse birumvikana, ariko byaransisaga njya mbitekereza nkavuga ibintu twakoraga. Diane, tubwire nakaye gakuryo urya wibuka? Cyane twinshi, ariko Belyse avuze ku byo kuryama ku manywa, nanjye nibuka ko mafite akantu twebwe aho kugira ngo dushyireho nyine ibyo bitaka twaragendaga tugafata ikayi tukayica tukakarya agapapuro gatoya noneho akaba gasa umweru kanya tukagashyiramo hano nyine kameze nk'ingonera. Ubundi twasohoka aka kanyura ryamye babona agapapuro hano wanagonye kandi ntabwo twigeze dusinzi. Yes. Uramutse uhuye na Yesu Kristo nona wamusaba iki? Namusaba ku isi yose isi ayishyiramo amahoro. Isi yose ayishyiramo amahoro. Diane, ugize amahirwe yo guhura na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda wamusaba iki? Yesu we, ikintu namusaba kari byinshi se. Ikibazo gikomeye. Nshaka kimwe cyonyine. Nahise ugiye kumbaza Yesu. Perezida ikintu namusaba cya mbere si byinshi ko yabikoze mana yanjye, kereka se ubu namusaba akazi keza cyane. Ati namusaba akazi keza cyane. Yes. Turabashimiye cyane yuko mwabanye natwe, nimugire icyo mubwira abafana banyu abakunda, muhibutse nimero yanyu kugira ngo bazabashyigikire muri iyi gospel talent show, Jo Gospel Talent Show, kugira ngo muzarusheho guprogressing. Alright, abafana tuhere ku bafana. Yes. Abafana turabakunda. Umuntu wese akunda umuntu umushyigikira kandi umufana n'umuntu w'agaciro kenshi. Rero turabakunda kandi mugume mudushyigikire, mugume murebe ibihangano byacu, mugume mujye ku ma link n'ama websites, mu likinge ama videos yacu. Hama muri Jo Gospel Talent Show turi number 1. Yes. Nitwe numero ya mbere, so mugume mudushyigikire. Nimero ya mbere. Number 1. Murumva muzana abambere. Cyane niko bimeze, abafana bacu turabizeye ewana. Cyane. Bantu mudukunda kandi mukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Niba ushaka gushyigikira Diane na Belyse, nta kindi ukora ni ukujya kuri number 1 link yo muri Jo Gospel Talent Show. Nta kindi ukora subscribe, like, comment, share everything kugira ngo ibihangano byose bigende bibagereho. mu bikore. Yes.
for the sake of yo gushyigikira the gospel talents ziri hanze, please turabinginze kandi tuzi neza ko mudukunda, rero mugume mudutore mudushyigikire mukora ibyo yavuze. Yes, turabashimiye cyane mwese mwari mudukurikiye, turakomeza kubashimira ku buryo mukurikira ibiganiro byacu, uburyo mugenda mudushyigikira. Turabizi ko mwamaze gukora subscribe, nawe turabikora bikore kandi ukande kuri ukazogera kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu ndetse ubone n'abana beza nk'aba ngaba bagenda baza gushyigikira umurimo w'Imana. Ikindi amahoro y'Imana akomeza. Namwe mwari kumwe nanjye Shaddai. Ciao ciao. Ciao. Yes.